Eyo broski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Nongeye ndagarutse muri bya biganiro byacu, ariko uyu munsi ntagutindiye tugiye kugaruka kuri Moses Turahirwa. Uyu Moses Turahirwa ni nyiri company cyangwa se ni nyiri uruganda bita Motion. Uru ruganda twarumenye mu kwambika abasitari bagezweho ndetse n'abategetsi. Moses rero nyuma yuko ejo bundi akoza amabara, akoza amahano, akavuga yuko ngo adakunda umukuru w'igihugu His Excellency PK, ibi ngibi byateje impagarara, biteza saga mu gihugu, ndetse anavuga ibintu bitandukanye, ngira ngo mwagiye mubisoma ahantu hatandukanye. Ariko ngewe icyo nje kuvuga n'ukuntu Moses ibigiye gukurikira ku kuba yari yarasubikiwe ibihano, ariko akaba yongeye gukora andi makosa ya myaka isubitse itararangira. Aho ngaho hahita haba iki? Hahita hakorwa iki mu by'ukuri? Nicyo rero nka B1 Promoter na Truth TV Rwanda nje ngo tuganireho, kubera yuko Moses Turahirwa nyuma yo kubabarirwa n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, uyu mugabo yaje kongera kwisanga ari mu maboko y'ubugenzacyaha, cyangwa se ari mu maboko ya Rwanda Investigation Bureau RIB. Uyu mugabo rero arakurikiranwaho n'ubundi icyaha kidatandukanye n'icyo yaziraga ubushize ubwo yafungwaga, kubera yuko n'ubundi Moses Turahirwa arazira kuba ari kunywa cyangwa se yaranyweye cyangwa se akoresha ibiyobyabwenge, akaba ari cyo kintu azira. By'umwihariko rero uyu mugabo cyangwa se uyu musore Moses Turahirwa nyiri Motion, uzwiho kuba ari umunyamideli, kwambika abastari ndetse n'abanyapolitike batandukanye, uyu mugabo yongeye arafatwa akurikiranwaho ibiyobyabwenge, atabwa muri yombi. Mbere narindi kubibabwira yuko yari yakatiwe imyaka 3 ariko isubitse. Moses rero ikigiye gukurikiraho n'ubundi icyo ari kuzira ni ukuba yarakoresheje ibiyobyabwenge, n'ubundi ibyo kuba adakunda His Excellency Paul Kagame byo wenda bashobora no kutabimuziza, bakavuga ati yenda gukunda umukuru w'igihugu ni ibintu wenda biri mu mutima we, cyangwa se amukunde cyangwa byihorere, n'ubundi abanyarwanda baramukunda. Ariko ikiriho Moses Turahirwa ni ukuba amakosa yaba yarasubiriye n'ubundi yo gukoresha ibiyobyabwenge, ari nayo yamukoresheje ariya makosa yo kwandika amagambo nk'ariya. Rero ubwo ni ukuvuga ngo arongeye arafatwa nta myaka 3 irashira, mbese ni ukuvuga ngo akoze insubiracyaha, ya myaka 3 yarasubikiwe itarangiye. Aho ngaho rero icyo urukiko ruhita rukora, Moses Turahirwa agiye gukatirwa imyaka runaka. Namara gukatirwa imyaka runaka, uyu mugabo harahita hateranwaho imyaka yasubikiwe, harahita hateranwaho imyaka yasubikiwe. So rero ni ino myaka nimara guteranwaho, Moses Turahirwa ibi bintu araza gukomeza agende imageragere, agire gute? Araza kujya imageragere akore ibihano bye, araza kujya imageragere rwose akora ibihano bye. Ubwo niba bagiye kumukatira imyaka 5, haraza kwiyongeraho ya myaka 3 n'ubundi yari yarakatiwe, ubwo itiba imyaka 8. Moses Turahirwa Motion aka Kwanda season 1 rwose ubwo azagaruka ajya kuri season 2, ubwo turebe ibyo ari byo byose azaba yarisubiyeho. Ariko umubyeyi wa Moses Turahirwa waravuga ati nyamuneka, ati mu muryango wacu twakuze abana batozwa kuba bakunda igihugu, bakunda abayobozi, bubaha Imana, ariko ibyo ngibyo ngewe yakoze simbi mushyigikiyemo. Uwo ni papa we, ndetse ngira ngo Moses mu matangazo yashyize hanze mu minsi ishize, murabizi ko yavuze ati papa we yafunzwe n'inkotanyi. Ariko ibi ngibi Moses akomeza kugenda avuga ati yaratotejwe, ariko se
yarabihakanye arabibeshyuza, aravuga ati Moses rwose arabeshya, ibi ngibi yarabeshye, ahangaha rwose turahirwa Moses. Mu by'ukuri ngicyo rero ikigiye kumubaho ni ukuba agiye gukatirwa imyaka runaka, ariko by'umwihariko hakongerwaho iyo yasubikiwe. Niko bigenda iyo ukatiwe imyaka isubitse ugakora ikosa ya myaka cyangwa se igihe wahawe kitararangira, bita birangira ya myaka wasubikiwe yiyongereyeho. Ese Moses Turahirwa biragenda bite ko season ya mbere ku mugani we ko urukiko rwari rwamubabariye, indi season ya kabiri biraza kugenda gute? Kuko sinekereza yuko kuri iyi nshuro noneho bari buze kumubabarira. Ariko Moses amwe mu makosa yakoze nuko yibagiwe vuba, nuko yarebye hafi cyane, kubera yuko nahoze ndeba video urukiko rumubabarira cyangwa se yegeze imbere y'urukiko arimo ariregura. Moses Turahirwa yaranaturitse amarira, arashoka, aravuga ati nyamuneka mumbabarira, ibi bintu ntibizongera. Rero ubwo niba yarageze muri gereza akaba amaze gutinyuka Moses, akaba ariyo mpamvu yatumye akora amakosa nk'ariya, reka tuze turebe. Ariko Moses yakoze ikintu cy'amakosa, yakoze amakosa akomeye cyane, kuba yaratinyutse kwandika ibintu nka biriya noneho ku mukuru w'igihugu nka His Excellency. Ibyo wenda reka tunamureke, His Excellency ashobora no kumubabarira, ariko se noneho ku cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ubutabera bwo mu Rwanda ntago bushobora kumwihanganira, kubera yuko ibipimo byarafashwe na Rwanda La Forensic Laboratory iba hariya Kicukiro, ni Kicukiro, Kacyiru, ni Kacyiru hafi no kuri polisi. Ibipimo byarafashwe bigaragaza ko Moses yakoresheje ibiyobyabwenge birimo marijuana n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka tumutegereze mu rukiko, ariko ibyo ari byo byose uyu mugabo afite urubanza rukomeye, kubera yuko ntago biri buze kumworohera uyu Moses Turahirwa ku byo yaba yarakoze cyangwa se n'ibyo yanditse. Mu by'ukuri rero iyi ni Truth TV Rwanda, nge ndi B1 Promoter. Kora kuri subscribe, ukore no kunzogera, amakuru yacu yose ajya kugeraho 5 kuri 5, kubera yuko turi mu binyamakuru bivuga entertainment, bivuga amakuru y'abastari hano mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu turi no kubategurira mu minsi iri imbere amakuru yafata ku mavuta. Ngira ngo mwarabyumvishe yuko Fata ku mavuta urubanza rwe rwasubitswe, akaba azaburana mu kwezi gutaha kwa 5, ndetse Fata ku mavuta nawe ari kuri kesi cyangwa se kesi n'imwe y'ibiyobyabwenge byo kuba yarakoresheje marijuana, kuko The Ben ndetse n'uwo bita Muyoboke bari bamubabariye, ariko uyu mugabo Fata ku mavuta nawe yaje kugongwa n'icyo bita marijuana. Sinzi rero icyitwa marijuana cyangwa se drugs muri entertainment y'u Rwanda cyangwa mu star b'u Rwanda, sinzi aho bigana. So reka tubihe igihe. Njyewe na B1 Promoter, iyi yari Truth TV Rwanda. Amakuru nk'aya nakagaruka.